Aya ni amakuru yo muri showbiz ndetse nabagereye muri showbiz. Aya ni amakuru araye atreninga ahantu hose, ndetse ni n'inkuru ibabaje ku bakunzi ba Anita Pendo, umushyushya rugamba, umunyamakuru wo kuri RBA kuri Magic FM. Abantu bumva Magic FM mu gitondo muri Morning Magic mwakundaga kumwumva aho yakuranaga na Jafet Mazimaka. Anita Pendo ubu tuvugana yamaze gusezera muri RBA, itangazamakuru, ku kinyamakuru, kuri radio ya Magic FM. We yamaze gusezera, nta kibarizwaho. Abantu mwajyaga mwumva uri mu gitondo Magic FM, ntabwo muzongera kumvaho Anita Pendo. Abantu benshi bakundaga kumva Anita Pendo, yari umuntu ukunda gusetsa, ndetse bakundaga kumva ikiganiro cye cyane. Niwe munyamakuru w'umugore warukunzwe hano mu Rwanda, ndetse nahingiye kuvuga ku isi, ndetse mvuze ko ino aba no ku isi ntaba wihibeshye. Ibyo urabyumva iyo Anita Pendo yabaga ari kuri radio, habaga nta muntu wakuragaho urushinge. Iyo yabaga ari kumwe na Jafet Mazimaka, byabaga ari urucabana. Radio kuva saa 12 kugeza saa 4 z'amanywa nta muntu wakuraga burushinge. Magic FM, umuziki mwiza, ibiganiro byiza, ibyo byose ni ibintu byarangaga Magic FM mu gitondo, igihe hariho Anita Pendo ndetse na Jafet. Robert Makena ubwo yatangazaga ino nkuru mu masaha ya saa 12, yavugaga buryo ki ari umuntu wa Anita Pendo ari wamuzanye ku gitangazamakuru bwa mbere, niwe muntu wamwinjije muri RBA bwa mbere. Yavuze amushimira, gusa ntaratangaza aho agiye kwerekeza. Gusa igihari nuko agiye gukorera ku yindi radio nubwo itaramenyekana. Mu gihe cyose Anita Pendo ataragira ikintu atangaza ko hari ahindi radio agiye gukoreraho, ubu aka kanya igihari nuko we yasezeye. Gusa mu makuru ari mu nda y'isi nuko Anita Pendo yasezeye kuri RBA. Ayo ni amakuru yo muri showbiz yiriweho. Ndabashimiye, mwakoze kunkurikira. Ni Babu wabagezagaho iyo nkuru n'ayo makuru yiriwe ku mbuga nkoranyambaga. Urakoze cyane, ndagushimiye.